Reka tuganire ku mafaranga. Ubushakashatsi bwakozwe mu bihugu bigiye bitandukanye ndetse bugakorwa n'abantu barenga 23 bagiye baturuka mu bihugu bigiye bitandukanye, bagaragaza yuko 73% by'abakozi bahembwa neza kandi bafite akazi keza bahembwa n'amafaranga menshi, atari ko bose babasha kwizigama. Ushobora gusanga mu myaka 5 badafite byibuze n'ubwizigame bungana n'amadolari 100 cyangwa se 1000. Nimvuga amadolari 1000 ni nka miliyoni imwe n'imisago by'amafaranga y'amanyarwanda. Wakibaza ngo kubera iki kandi bashobora kuba badafite byibuze ubwizigame bungana gutyo kandi bahembwa amafaranga menshi cyane kandi bagahemberwa igihe. Iyo tuvuze ko umuntu ahembwa neza kandi abona amafaranga menshi, ntabwo biba bisobanuye yuko aribwo bwizigame, kuko akenshi na kenshi usanga amafaranga umuntu ahembwa angana n'amafaranga agomba gutunga urugo rwe cyangwa se agomba kwita ku muryango we n'abe mu gihe cy'iminsi 30. Ibi ndabisobanura neza cyane kuko usanga abantu benshi bafite amafaranga cyangwa se abantu bafite akazi, amafaranga aba afite cyangwa se ahembwa angana n'ibintu bikeneye kuba byasohora amafaranga. Aha ngaha ndaguha urugero, usanga niba umuntu tuvuga urugero wenda ahembwa nk'ibihumbi 500, akeneye kwambara neza, akeneye kuba mu nzu nziza, akeneye kugaragara neza, akeneye gusa neza. Ibyo byose kandi niko bigenda bitwara amafaranga. Uzarebe nk'umuntu uhembwa miliyoni ntabwo yakwifuza gutaha mu nzu y'ibihumbi 10 cyangwa se 20, aba adataha mu nzu y'ibihumbi 200 cyangwa 800. Ibyo byose biterwa n'imyumvire tuba tugiye dufite, kuko usanga amafaranga duhembwa ariyo agena ubuzima tugomba kubamo, mu buhe buryo. Ibyo turya bihabanye n'ibyo twajyaga turya igihe twahembwaga amafaranga ibihumbi 120 cyangwa se ibihumbi 100. Ibyo tunywa, abo tugendana nabo, aho tugaragara, uko turi, uko twifata. Mbese mu yandi magambo, amafaranga atuma duhindura ubuzima nk'uko tuba tubishaka muri uwo mwanya tuyafite. Ni nayo mpamvu kenshi uzasanga urubyiruko rufite amafaranga, umuntu wagize amafaranga akiri mutoya, usanga imyitwarire ye yahindutse ku kigero cyo hejuru cyane. Inshuti yagiraga zirahinduka, abo yagendanaga nabo mbese ugasanga bahindutse, uko yitwaraga byahindutse, uko agaragara byahindutse, bitewe n'amafaranga. Kuvuga ngo amafaranga ni urundi rwego mu guhindura imyitwarire y'umuntu, kandi amafaranga nubwo tuyagira, aha ngaha ndagira ngo tuganire ku kintu cyitwa ubwizigame. Ibyo byose twagiye twumva ni ibintu bitwara amafaranga, bikaba byarimita cyangwa se byahagarika ikintu cyitwa kwizigama. Nubwo benshi badushishikariza kwizigamira, akaba ari ikintu kitoroshye, akaba ari ikintu kigora abantu benshi, akaba ari ikintu utapfa gukora mu buryo bworoheje. Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza yuko abantu bakora ku mafaranga buri munsi atari ko bizigama nabo. Ubwo aho ngaho ndavuga urugero, abacuruzi, abakanishi, abantu batwara n'ibindi bintu bakora mu nganda, mbese abantu bakira amafaranga mu ntoki zabo buri munsi. Ibi ntabwo bisobanuye ko ariko bizigama, kuko nabo ubwabo usanga kwizigama bibagora. Aha ngaha ndaguha urugero, dufate urugero nk'umuntu ufite bizinesi yo kuranguza cyangwa se y'ubucuruzi bwo ku rwego rwo hejuru. Aba afite amafaranga menshi pe, ariko usanga kuba yayazigama ari ikintu kimugora cyane. Uyu munsi usanga afashe nka miliyoni 10 akazitwara kuri banki cyangwa se na miliyoni zigera mu 100, ariko bitarenze umunsi umwe cyangwa 2 akaba arabikuje, kuko abona hari ibindi bikenewe muri bizinesi ye. Muri make akeneye gukomeza guteza imbere bizinesi ye, muri make akeneye gukomeza kwagura ibikorwa remezo bye cyangwa se ibikorwa bye. Ibyo byose rero bikaba bigaragaza ko kuba umuntu yafata amafaranga akagenda akabika kuri banki akizigama ari ibintu bigoye cyane, nubwo babidushishikariza, kuko ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko abantu bakorera amafaranga baba bagomba kwizigama kugira ngo babashe guhindura ubuzima bwabo bw'ejo hazaza. Cyane ko iyo umuntu yizigamye aribwo arushaho gutegura ubuzima bwe bw'ejo hazaza kugira ngo atazabaho nabi. Abahanga mu by'igenamari ndetse n'ubukungu bagaragaza ko kwizigamira ariyo nzira nziza cyane yizewe kandi igomba gushingirwaho kugira ngo umuntu abashe kuba yagira iterambere rigomba guhindura ubuzima bwe. Gusa ibi ngibi bikaba ari ibintu bigoreye buri umwe, kuko buri muntu wese ubona yakira amafaranga ariko rimwe na rimwe akayoberwa iyo agiye. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cyitwa Banking Rates cyatangaje ko kwizigama aribwo buryo bwizewe kandi ari nazo nama zikunda gutangwa buri munsi. Ni ukuvuga ngo kwizigamira kugira ngo umuntu abashe guhindura ubuzima nibwo buryo bwa mbere bwizewe. Kuba wafata amafaranga ukavuga ati njyewe ndihembye mbaye mbitse aya mafaranga, kuko aribwo buryo bwagufasha kugira ngo ahazaza hawe uzabe uhagaze neza. Nubwo bigoye, tuba tugomba kubikora uko bikwiye. Gusa hari zimwe mu mpamvu iki kigo cyitwa Banking Rates cyagiye kigaragaza
Mu bushakashatsi bwacyo cyagiye kigaragaza zimwe mu mpamvu zigiye zitandukanye zituma umuntu ashobora kuba atabasha kwizigamira ku buryo byazamubera ingirakamaro mu gihe cye kizaza, ibyo ngibyo bikaba byatuma abasha kuba yagera aho yivana akagera n'aho yigeza. Ingero zimwe muri izo mpamvu bagiye bagaragaza cyangwa se muri izo mbogamizi zagiye zigaragara, ndakugaragariza zirindwi, izindi tuzazivuganaho mu kiganiro cy'ubutaha. Impamvu ya mbere ni ugutinya gushora. Abantu benshi aha ngaha bakunda gutinya gushora, akavuga ati "se ukuntu mfite amafaranga koko mana yanjye nindamuka nyashoye ejo bundi nkahomba." Icyo kintu cyo gutinya nicyo kintu cya mbere gishobora kuba cyatuma wishyira mu buzima bw'akaga, ukanga guharanira kongera ibyo wari ufite, ahubwo ugakomeza urya ibyo wari ufite kugira ngo utazahomba ugasanga usigaye heru heru. Ni ukuvuga ngo kandi uko ukomeza kugenda ukoraho wirira, ni nako uri kugenda urushaho gutera inyuma, kuko iyo uza gushora wari kurya kandi ukaba uri no kunguka. Ubwo ni uburyo rero bwa mbere, gutinya. Mu yandi magambo aha ngaha bagira inama bavuga ko umuntu aba agomba gutinyuka agashora igihe yakoze business plan neza, icyo twita gutegura umushinga ku buryo wizeye ko neza ko umunsi watangiye uwo mushinga uzakorana ubushake, ukagerageza buryo ki utazigera uhomba kandi koko ibi ngibi wabishobora. Indi mpamvu ya kabiri ni ugutekereza ko uri mushya mu kazi, mu yandi magambo kutigirira icyizere. Aha ngaha turavuga urugero nk'abakwangaje nko mu kazi, ukumva ko uri mushya utagomba gukora neza cyane ngo urushe abandi, bashobora kubireba nabi ndetse bitaba n'ibyo ngibyo, ukumva ko ntacyo abandi bakoze wowe uje kubarusha. Tuvuge urugero, ushinze nka bizinesi, kandi bizinesi ushinze ahantu uyishinze hari abandi barenga 20 bayifite, wowe ukiyumvisha ko atari wowe ntumwa y'Imana cyangwa se atari wowe ufite ubushobozi kubarenza, uje gukora ibyiza kubarusha, ku buryo ushobora kuba wagera kuri byinshi kubarusha. Mu yandi magambo ugatekereza ngo ese bariya bahantanze bo kuki batateye imbere cyane? Ese ndinde wo kubahiga? Kandi burya buri umwe wese agira ingendo ye, ukoze cyane ushobora gusanga ari wowe uwo mugisha wari utegereje wo kuba watuma ubasha kubarengaho, cyangwa se ugatera imbere aho hantu washinze bizinesi. Mu yandi magambo inama bagiye inama bavuga ko akazi washoyeho amaboko uba ugomba kugakorana imbaraga zawe zose, cyane ko n'ijambo ry'Imana ribivuga, cyane cyane ko na Bibiliya ibishishikariza abantu bose ko umurimo werekejeho amaboko ugomba kuwukorana imbaraga zawe zose. Mu yandi magambo, niba uteye intambwe yo gushinga bizinesi runaka, cyangwa se hari akazi ubonye, korana umutima wawe wose, wasanga ari wowe umugisha wagenewe aho ngaho, kugira ngo ubashe kuba watera imbere mu buryo bwihuse kandi mu buryo bwiza bushimwa n'abantu bose. Tugaruke ku ngingo ya gatatu, ni ugusuzugura ibikorwa binini biba byakugenewe, atari wowe mbese mu yandi magambo wabishoyemo amafaranga. Aha ngaha ndatanga ingero zigiye zitandukanye, tuvuge urugero nk'abantu biga muri za kaminuza, pirimeri ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Leta kuba yagushoramo amafaranga ukiga nta cyizere wifitiye, yewe wanasoza rimwe na rimwe ugatangira kubyitwaramo nabi uvuga ati ubu ngubu ngiye gukora nishyura umwenda mbereyemo leta. Kandi mu by'ukuri wakabaye utekereza ko ariryo tangiriro ryawe ry'iterambere, ukabasha kwishyura gake gake gake, kandi ukabasha no kwizigamira kugira ngo urusheho gutera imbere. Mu yandi magambo, kuvuga ngo tuba dukwiriye kureba kure, tukamenya ibyatugenewe, tukamenya n'uburyo tugomba kubyishyura, tukamenya n'uburyo tugomba gukora, kuko aba ariyo nzira y'iterambere. Akenshi na kenshi tukibaza ngo ese aha ngaha byibuza iyo batamfasha ngo bigende gutya, mbashe kuba nakiga ntere imbere, ndangize kaminuza cyangwa se ndangize na masitazi, aha ngaha byibuza njye nari kuzahigeza? Kuko abenshi usanga nta mafaranga bakabaye babona yo kwigeza aho hantu, ahubwo bakabaye bari hasi yaho. Rero bakumva ko bafite iterambere kuko byibuza babashe gutekerezwaho bakagera aho bagezwa. Ikindi, umuntu ashobora kugushorera nka bizinesi runaka, aho gukora cyane ngo wumve ko ukwiriye gukora agatera imbere, nawe ugatera imbere ugakuramo iyawe bizinesi, ahubwo ugakora uvuga ko ari iby'abandi ahubwo atari ibyawe, kandi byakabaye biba nk'inzira nshyashya cyangwa se intambwe yawe ya mbere yo gushyika ku nzozi zawe zo kuba watera imbere mu buryo bworoshye. Ingingo ya kane, kudakora purani y'ukuntu amafaranga yawe winjije agomba gusohoka. Aha ngaha ndatanga urugero, iyo utateguye ukuntu amafaranga yawe yinjira ndetse ngo utegure n'uburyo agomba gusohokamo, aha ngaha usohora amafaranga mu buryo bwinshi kandi bugiye butunguranye, ugura utuntu duto duto tutateganyijwe, kandi ibyo ngibyo byose ni ibintu bitwara amafaranga mu buryo bwihuse. Mbese mu yandi magambo bishobora gutuma utabasha kuba wakizigamira ngo ejo hazaza hawe uzabe ufite iterambere riri ku rwego rwo hejuru.
Aha ngaha nakubwira ko nko kuba uri kugenda ufite amafaranga, hari igihe ubona akantu keza ukabura kishyuye, cyane cyane ku rubyiruko, gusa si urubyiruko gusa n'abantu bakuru nabo barabikora, ukaba uri kugenda mu muhanda, waparika nk'imodoka, wamanura ikirahure wareba hanze gatoya, cyangwa se niba uri kugenda n'amaguru, ukaba ubonye ikote, ipantaro cyangwa se ikanzu cyangwa se n'igitenge cyiza, ukaba wihutiye kubaza ati se mucuruzi, iyi pantaro ni angahe? Ugasanga igiciro cy'amafaranga bavuze urayafite, ukaba urishyuye kubera ko cyanyuzwe n'amaso yawe, wumva wagikunze, nyamara nubwo ukiguze, ukiguze utabiteguye. Mbese mu yandi magambo, tuba dukwiriye gutegura uburyo amafaranga twinjiza asohokamo, ndetse tugategura n'uburyo twakabaye twizigama. Ingingo ya gatanu bagaragaje bavuzemo kutamenya gutandukanya ibyo nkeneye ndetse n'ibyo nshaka. Ubwo aho ngaho turavuga kuri needs and wants. Iyo bavuze needs ni bya bintu dukenera, bya bindi koko usanga mu buzima utabifite ushobora kuba wanapfa rimwe na rimwe, nako si rimwe na rimwe, mu yandi magambo wanapfa, kuko ubusobanuro bwa needs mu ndimi z'amahanga baravuga ngo needs are those things people should have in order to survive. Muri make ni ibintu abantu bakenera cyangwa se bagomba kuba bafite kugira ngo babeho. Aha ngaha ndavugamo amazi, ibyo kurya, gukora ingendo z'ibyinjiza ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Twagaruka ku ruhande rwa wants, ni bya bintu umuntu akenera cyangwa se ashaka ariko aba atabifite nabwo ntacyo yaba. Mu yandi magambo mu ndimi z'amahanga baravuga ati wants are those things people have but without they can survive. Urugero, mfite amafaranga ariko ndashaka inzu nziza, nyamara ntayifite muri ako kanya naba mbaho. Mfite amafaranga ariko ndashaka kwambara neza, nyamara usanzwe wambaye ibyo wari usanzwe wambara ntacyo waba. Urugero, mfite kuba nagura isaha nziza, imodoka nziza, ndatega imodoka nziza, mbese muri make ndakodesha moto nemeza abandi, nyamara ibyo ngibyo byose bitabayeho ntacyo waba. Aha ngaha abashakashatsi bagiriye inama bavuga ko umuntu aba agomba gutandukanya icyo twita needs ndetse na wants. Umuntu akajya agura ibintu by'ibanze, agakora ibintu bikenewe, ibidakenewe agasa nkaho arebye ku ruhande, kuko kwizigama ngo bisaba kuba wakirengagiza, ukagira byinshi wirengagiza, ukagira byinshi wigomwa, ukiha ibyo ubona bikenewe muri ako kanya. Ingingo ya gatandatu bagaragaje bavuze kutagira ingengabihe, kuba umuntu atakicara ngo akore ingengabihe ye, avuga ati uyu munsi wanjye wose ndakora iki n'iki ngiki, ejo nzakora iki n'iki, ku munsi ukurikiyeho nabwo nzakora ibikorwa ibi n'ibi ngibi. Ibyo ngibyo ngo utegure ingengabihe ihwanye n'icyumweru, icyo cyumweru ugenda utegura kimwe kimwe biguhereza ingengabihe ihwanye n'ukwezi, kuko bagaragaza yuko zimwe mu mbogamizi zibamo mu kuba umuntu atagira ingengabihe, agendera ku bikorwa by'abandi, akenshi na kenshi ugasanga agenze mu gikundi cy'abandi bantu, icyo twita ikigare. Ugasanga rimwe na rimwe, ndavuga nko ku rugero nko ku rubyiruko, nimva ku rubyiruko ndavuga no ku bantu bakuru, ibi byose iki ni igikorwa bakorera hamwe bose icyarimwe. Urugero natanga aha ngaha, usanga nk'abantu bifashe bagatembera, cyangwa se batatembera, ugasanga barifashe bajyanye nk'ahantu mu kabari mu buryo butateguwe, nawe ukabagendamo, wagerayo ugasanga mutangiye gusohora amafaranga mu inzoga zigiye zitandukanye, mukarya, mukanywa, mukishima, mukabyina, kandi kanya ukishyura fagitire, cyangwa se utanayishyura wenyine ugafatanya nabo kwishyura. Nyamara ibyo ngibyo ni ibintu utateguye, ayo ni amafaranga akuvuyemo mu buryo utateguye. Ibyo byose kandi ni ibintu bishobora kuba byatuma utabasha kwizigamira, nyamara iyo uza gutegura ibyo byishimo uri kubigirana n'umuryango wawe, cyangwa se ukabigirana n'izo nshuti zawe, ariko ari ibintu wateguye, mbese ubikoze mu mafaranga wari warateguye, uzi neza ko wabanje kwizigama, byibuza bitari buguture mu kaga ko kuba mu minsi ikurikiye ushobora kuba wasabiriza, kandi bazi yuko ufite akazi uhembwa ubona amafaranga menshi cyane. Aha ngaha ubushakashatsi bwagiye bugaragaza ko ikintu umuntu aba akwiriye gukora, akwiriye kwishyiraho ingengabihe, akavuga ati niba ari ukwishima, nzishima mu gihe iki n'iki, bitewe n'uko nzaba byibuza hari intsinzi nshyitseho, cyangwa se hari icyo ngezeho gituma mbasha kuba nakishima, nkakishimira hagati y'abantu n'abandi, kugira ngo twese tunezererwe, kuko nanone ubuzima bubaho butagira kwishima ntacyo bwakugezaho. Indi ngingo bagaragaje ya karindwi, bavuze ko hariho gushaka kuba umukire hakiri kare kandi mu buryo bwihuse.
Mu yandi magambo gushaka kuba umukire hakiri kare kandi mu buryo bwihuse byakabaye ari ibintu byiza kuko ntawe utakishimira gukira akiri mutoya cyangwa se ngo agire iterambere akiri mutoya, gusa ibi ngibi ntabwo ari byiza habe na gato, n'ubundi bajya bavuga ngo iyihuse yabyaye igihumye, haba hagomba gukorwa iki? Uba ugomba gukora witonze, ugakora kandi wizigama kugira ngo uzagere ku byo ushaka, cyane ko iyo ushatse gukira wihuse kandi vuba bishobora kuba byatuma ukora ibidakorwa, ukanyura mu nzira zitari ngombwa, ukanyura mu nzira zitemewe, bityo ukaba wakora bimwe mu bintu bigiye bitandukanye birimo urugero nka za magendu, ibyo ngibyo bikaba byagutura mu kaga, bikarangira na bwa bukire washakaga gushyikaho utabugezeho, bikaba byakuremaza. Ikindi kintu kirimo ni uko wanyura mu nzira z'ubusamo, kwiba, kurwana, mbese no guhuguza abandi iby'abandi, kugira ubucuruzi bwa magendu. Ibyo ngibyo akaba ari ibintu bishobora kuba byatuma ndetse n'intego yawe wari ufite yo kuba watera imbere utayigeraho. Izo zari ingingo zirindwi ubushakashatsi bwagaragaje, gusa hari n'indi ya munani ntahwema kubabwiraho, abantu benshi nubwo dukorera amafaranga tukayinjiza ntidukunda kumenya aho amafaranga anyuze. Muri make araza tukabona ko tuyafite mu ntoki ariko nyuma y'iminsi mikeya ukayoberwa aho agiye, ku buryo rimwe na rimwe ushobora gusanga nyuma y'icyumweru kimwe utangiye kugenda uguzaguza n'itike igutwara ku kazi. Ibi ngibi bijyanye n'utuntu duto duto nababwiye umuntu ashobora kugenda agura atatwitayeho, ariko ugasanga turimo tumara amafaranga menshi cyane mu buryo bworoshye. Nababwiye ko dushobora kuba twarebamo nko kugura isaha nziza kandi ihenze, kujya gushyirishaho imisatsi, kugura amavuta meza yo kwisiga ngo arahumura n'ibindi, kwitaka ubwiza butagira ingano, ko wakambara impeta zihenze, amashanete, imikufe ndetse n'ibindi. Ibyo bintu by'utwo tuntu twose tugiye ari duto duto ushobora kuba twatuma utakaza amafaranga mu buryo bwihuse ndetse wirinze no kwizigamira, ugasanga uri gusangira n'abandi ukishyura fagitire n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Inama iruta izindi ni iyi ngiyi: kwizigamira bisaba kwiyima, kwizigamira bisaba kwigomwa, kwizigamira ntibisaba kwinubira akazi ugezemo uba ugomba kugakorana imbaraga zawe zose kugira ngo ugire icyo ugakuramo, kandi icyo ugakuyemo ukamenya kukibungabunga. Niba wariye utambaye nabi ku kigero cyo hejuru, mbese utambuka ukagaragara ko wihagazeho, ukora, birazwi, wakizigamira kandi ukabasha kuzagira aho ushyika mu gihe kizaza. Mu yandi magambo, nyuma yo kumva iki kiganiro kanizere byibuze ko ugize impinduka, imitekerereze yawe hari ikijemo, byibuze uhindutse umenye icyo gukora, ndetse niba utaranakimenya byibuza mu minsi mikeya uraba utangiye kugira icyo wahindura mu mibereho yawe. Mwari muri kumwe, nitwa Peter. Twandikira hasi muri komenti utubwire n'ikindi wumva twakubwiraho, cyane cyane ko ubushakashatsi bwo bugenda bukorwa buba buri kutunyura mu maso impande n'impande. Murakoze, mukore like ndetse na subscribe kugira ngo ibindi biganiro tuzajya dushyiraho muzajye mubasha kubibona mu buryo bworoshye.